Dutangira agafilm kacu k'uyu munsi batwereka umusaza uri kwigendera ubona ko akuze afite n'inkoni ari kugenda rwose agendera ku nkone. Ubwo muri ako kanya hari umukobwa wicaye hano arangije agahita amutega ku bushake. Ubwo umusaza agahita yikubita hasi, umukobwa agahita amubwira ati muzehe rero unyihanganira cyane rwose nanjye ntabwo nabishakaga. Ko umukobwa yabikoze ashaka kuba yamwiba telefone ye, arangije agahita yiba agiye kugenda. Wa musaza agahita amubuza ahari ubona ko yamubonye. Ubwo umukobwa agahita yihindukira ubona ko atunguwe cyane. Ubwo umusaza agakomeza akababwira ati ndakurebye rero unyibutsa umwuzukuru wanjye. Ubona ko ari umusaza yari azi n'umukobwa cyane ariko umukobwa atamuzi. Ubwo umukobwa agahita akomeza akamubwira ati ibyo ngibyo rero ni byiza cyane rwose, habe no kumubaza uko umukobwa we rwose byagenze. Ubwo n'umusaza agahita amubwira ati amahirwe rero n'imigisha kuri ibyo ngibyo amaze gukora. Muri make ariko amubwira mu marenga ko rwose ibintu yakoze abizi ariko yamwihoreye. Ubwo umukobwa ubona ko rwose nta kibazo afite agahita agenda agafata rwose n'icyo kunywa, arangije agahita agenda telefone y'umusaza yijyanye. Ubwo umusaza agasigara hano ari kwitegereza wa mukobwa. Ubwo umukobwa nawe ageze hirya rwose agahita abona telefone imeze neza cyane, agahita yireba rwose imbere n'inyuma ari kwivugisha ati ndi kubona rero ari fone rwose ikiri nshyashya. Ubwo muri ako kanya yifunguye agahita abona harimo amafoto ye, ubona ko uno musaza rwose hari yamukurikiranaga. Ubwo umukobwa rwose agakomeza kwitegereza amafoto agiye atandukanye, agahita abona rwose umusaza yamukurikiranaga ahantu hose yajyaga. Ubwo umukobwa agahita agira ikibazo mu kumenya ikintu uriya musaza yamushakagaho. Ubona ko atunguwe cyane agakomeza kuyitegereza, ubona ko mu mutwe bimucanze agiye guhaguruka ngo agende. Agahita abona wa musaza amugezeho ari kumubwira ati unyihanganira cyane rero telefone yanjye nayibuze kandi sinzi ahantu yagiye. Ubwo umukobwa agahita abona rwose ntabwo bimureba agiye kugenda rwose yihuta cyane. Umusaza agahita amuhagarika amubwira ati uretse gato kugenda ariko none se kuri kwirukanka cyane umeze nk'umuntu uri kwiteka ikintu. Ubwo umukobwa ubona ko rwose hari atamubonye agahita akomeza akamubwira ati none se uri kuvuga ibiki. Ubwo umusaza agahita akomeza akamubwira ati telefone yanjye rero nayibuze kandi ino saha yanjye ndi kunyeka ko rwose iri impande yawe. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubwira ko rwose atazi aho yagiye, nta n'igitekerezo afite cya telefone ye. Agiye kugenda umusaza agahita agerageza rwose akayihamagara, agahita akanda ku isaha yari yambaye. Ubwo telefone y'umukobwa agahita isona, agahita yumva rwose sonoro niye. Arangije agahita akomeza kumubwira ati telefone yanjye rero ndayibonye kano kanya. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita abona umusaza rwose yabimenye ko uno mukobwa ari we uyifite. Agahita akomeza no kumubwira ati telefone yanjye rero ndi kubona iri gusonera muri ako kamarete kawe, muri make ni wowe uyifite. Ubwo umukobwa agahita abona rwose umusaza yamuvumbuye, agahita ayivanamo amubwira ati yego nyine telefone yawe ngiyi, ariko se ubundi kubera icyo wankurikiranaga. Ubona ko rwose ari kumubaza impamvu yamukurikiranye igihe cyose bitewe n'amafoto yabonyemo. Ubwo agahita agira ubwoba ahari ko uno musaza amumenye ko ari umujura. Agahita akomeza kumubaza ati none se ujya kuba wantanga kuri polisi. Ubwo umusaza amaze kubona rwose umukobwa amubwira ibyo ngibyo agahita amuseka cyane. Ubwo umukobwa agahita abona hari uno musaza yamuvumbuye agiye no kuba yamukorera ibindi bintu bibi. Agahita amuhereza telefone amubwira ati akira nk'iyo telefone yawe rwose. Ubwo umusaza ubona ko ibyo telefone atabishaka agahita yakira yitonze cyane, ubona ko yishimye cyane ariko ari guseka nk'umuntu w'umugome. Agahita akomeza kwegera umukobwa ubona ko afite ubwoba bwinshi cyane kandi uno musaza agiye kuba yamukorera ikindi kintu kibi. Agahita akomeza gusubira inyuma abwira abandi bantu bari kumwe aho ngaho muri resitora ati mumfashe rero uno musaza agiye kuba yamuhohotera. Ubwo muri ako kanya agahita abona abantu bose rwose ntabwo bari kumwumva, ahari uno musaza sinzi ikintu yamukoreye. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza akavuga ati ese mwamfashije koko ntabwo muri kunyumva. Agahita abona rwose abantu baracyakomeje ibyabo. Agahita akomeza kwibaza abwira uno musaza ati none se kuba icyo koko abo bantu batari kumfasha. Ubwo uwo musaza nawe akaza rwose ubona ko bitamutunguye cyane ariko amubwira ati impamvu rero abo bantu batari kugufasha ni njyewe wabibabwiye. Ubwo umukobwa ubona ko bitangiye kuba byamubera nabi cyane. Agahita akomeza kumubwira ati kubera rero ubujura bwawe rwose ngomba kuba naguhana. Arangije agahita akubita inkoni hasi, abantu bose bagahita batangira kumureba. Ubona ko ari umusaza afite izindi mbaraga. Ubwo muri ako kanya agahita yongera akayikubita hasi, abantu bose muri ako kanya bagahita bahaguruka. Ubona ko umukobwa atangiye kugira ubwoba bwinshi cyane. Ubwo uwo musaza arangije agahita yongera akubita inkoni hasi, amatara muri ako kanya yose agahita azima rwose agahita aba mu kizima. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza kwivugisha ati mana nyagasani none se bigenze gute kuko. Ubwo uwo musaza we agikomeje kwisekera ubona ko ibi bintu byose abizi. Agahita yongera agakubita inkoni hasi, abantu bose bari barimo hano bose bagahita basohoka. Ubona ko umukobwa muri ako kanya agiye kuba yahura n'ibibazo akabona abantu bose bari kuba basohoka. Umwe agahita afata rwose n'akamarete ke agahita akajyana. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza gusakuza cyane avuga ati ese mwamfashije koko n'akamarete kanjye barakajyanye. Ubwo muri ako kanya bidatinze umukobwa agahita abona abantu bose rwose basohotse, asigaye muri resitora rwose ari kumwe n'uyu
uyu musaza wenyine. Ubwo musaza ubona ko rwose afite imbaraga rwose zidasanzwe. Umukobwa muri ako kanya agahita yirukanka rwose ngo asohoke, ageze ku rugi agahita abura urugi rurafunze. Ubwo agahita akomeza gusekuza cyane ariko ubona ko nta kintu biri gutanga asaba ubufasha. Ubwo wa musaza we ubona ko yitonze cyane akaza hino akagerageza kuba yakwinywera icyo kunywa, ubona ko nta kibazo afite, gashaka kuba yahereza uriya mukobwa isomo, akagerageza no kuba yakwikatira inyama hano. Ubwo wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza kumubaza ati aka kanya rero uramfasha rwose ko ndi umujura, none se ujya kuba wankorera iki koko mu kanya gatoya? Ubona ko afite ikibazo cy'ikintu uno musaza agiye kuba yamukorera. Umusaza muri ako kanya agahita akomeza kwirira, umukobwa agahita akomeza kuza gake gake amwegera, ubona ko atunguwe cyane, agahita akomeza kumubwira ubona ko noneho yamenye ko uno musaza ashobora kuba yamufunze ko abandi bantu batamubona. Agahita akomeza kumubaza ati none se kumfasha nyine ko ndi umujura ugiye kuba wankorera iki? Ugiye kuba wahamagara polisi? Ubwo musaza amaze kumva umukobwa avuze polisi agahita amubwira ati oya rwose polisi ntabwo yagera hano kubera ko nta gikinini ufite cyo kubaho. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane n'ibyo umusaza amaze kumubwira agahita amubaza ati none se ushatse kuvuga iki koko? Ubwo musaza agahita akomeza kumubwira amwumvisha ko rwose kariya kantu yari ari kunywa, iriya cocktail yari ari kunywa rwose ngo aririmo umurozi, aka kanya nta minota 20 asigaje. Ngo umukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza kubwira uno musaza ubona ko ari gukina ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, nizere ko uri kunkinisha. Ubwo musaza agahita akomeza kumubwira ubwoko bw'ibiryo yashyizemo ndetse n'ibinyabutabire yashyizemo, amubwira ko yamukurikiye igihe icyo ari cyo cyose rwose kugira ngo azabashe kuba yayinywaho. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane, umusaza agahita akomeza kumubwira ibindi bintu yashyizemo ko aka kanya ahubwo bitewe n'uburyo ibyo bintu bifite imbaraga gafite iminota 20 yo kuba yabaho kuri ino si. Agahita abona rwose havuyeho iminota 2, agahita amubwira ati aka kanya rero nta nubwo iminota 20 gifite aho gusigaranye 18. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza kumubwira ati oya rwose ntabwo mbyizera, ntabwo rwose amagambo yawe nayizera kano kanya. Ubwo umusaza ubona ko ari seriya agahita amubwira ati 17 rero niyo usigaranye, hamaze kuvaho iminota 3. agahita yikatira inyama rwose agiye kwirira, ubona ko nta kibazo aba yifitiye. Ubwo umukobwa agahita abona hari ibyo umusaza ari kumubwira biri seriye. Ubwo umusaza agahita afata ya nyama rwose yari amaze gukata, agahita abwira umukobwa ati urashaka kugira ngo nguheho se wipfire umaze kurya basi no nyama? Ubwo umukobwa ubona ko yanze no musaza agahita amubwira ati weho bwawe rwose ni wowe umaze kuba wayikata. Ubwo umusaza agahita akomeza kumubwira ati ntugire ikibazo rero, abantu babi baba bagomba kubona ibyo bakwiriye. N'umukene bari kumubwira kandi umuntu mubi ko yaramwibye telefone ko nawe agomba kuba yahura n'ibibazo, ari kubona ko hari uno musaza ko afite ikindi kintu apfa n'uno mukobwa. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza kumva ibintu umusaza ari kumubwira. Ubwo umusaza agahita amubwira ati ntugire ikibazo rero kubera ko umuti wakuvura n'ubundi uri hano muri ino nzu. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita atangira kureba rwose hirya no hino ko yabona umuti wamuvura, agahita abona rwose ibintu byose ni kimwe. Agahita akomeza kwibaza ati none se ko ndi kubona ibintu byose ari kimwe ndaza kubona bigenza gute? Ariko ntiyacika intege, agahita atangira kuba yashaka rwose ngo umuti kugira ngo abashe kuba yawitera awunywe muri ako kanya, narangiza ntawe yafunga mu minota 17 isigaye. Ubwo umusaza ubona ko abo nta kibazo yifitiye ari kwirira, agahita akomeza kumubwira ati aka kanya rero hasigaye iminota 16. Ubwo umukobwa agahita akomeza kuba yakiramo imbaraga nyinshi cyane ngo ashaka umuti wamuvura. ubona ko ari uno musaza ariko yamwereka isomo, kandi twabonye ko aba afite n'imbaraga rwose z'umwijima, nimba ari za sekibi ntago mbizi ariko twazibonye, aho kubita inkoni hasi rwose abantu bose bagahita bahaguruka, akongera akayikubita hasi abantu bose bagahita basohoka, ndetse ayikubita hasi rwose umwijima ugahita uboneka. Umukobwa ubona ko akiri gushaka, agahita akomeza gushaka, agahita abona kagakoresha rwose abantu barwaye asima cyangwa se indwara z'ubuhumekero baba bafite. ubona ko atunguwe cyane ko ibyo umusaza ari kumubwira ari ukuri. Umusaza agahita akomeza akamubwira ati aka kanya rero usigaranye iminota 8 yonyine. Umukobwa ubona ko atangiye no kuba yarira, agahita akomeza akavuga ati ntabwo rero ndi kubona hano umuti wamvura kano kanya. ubwo umusaza agahita akomeza akamubwira ati none se aka kanya ngo utangiye kuva umutwe uri kukurya. ubwo umukobwa agahita yumva ibintu umusaza ari kumubwira, ari no kuba yamushinyagurira, agahita akomeza gusakuza cyane, ari no kuba yarira cyane ati ntabwo rwose ibi ngibi byumvikana, ntabwo byumvikana uburyo rwose nafa mu minota 8. ubwo umusaza agahita akomeza akamubwira ati komeza rero ushyiremo akabaraga rwose kubera ko umuti wakuvura uri hano. ubwo umukobwa muri ako kanya agahita akomeza kuba yashaka mu tumarete rwose tugiye dutandukanye, ariko n'ubundi akawubura, agahita abona ibintu byose yabisandaguje ariko umuti yawubuze. ubwo umusaza ubona ko agikomeje kwirira ko nta kibazo afite, niyo n'umukobwa yapfa ko n'ubundi ngo yari umujura kandi yaragiye kumwiba telefone ye ko
ko n'ubundi ngo nta keza bamufitiye cyangwa se abashaka kuba yamugirira. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita akoresha umutwe mu kuba yashaka rwose wa muti akabona ibintu byose yabisandaguje, agakomeza kwivugisha ati ndi kubona rero igikapu, telefone ndetse n'amafaranga, nta bindi biri hano. Agahita akomeza gushaka ahantu hose. Ubwo umusaza nawe agakomeza kuba yamushyushya mu mutwe ati usigaranye iminota 3 yo kuba umaze kubona umuti cyangwa se nurangiza wipfire. Ubwo umukobwa arebye hirya agahita abona rwose ikindi gikapu atigeze ashaka, agahita abona ko byanga bikunda hari muri iki gikapu ariho hashobora kuba hasigaye umuti, agahita agenda. Ubwo umusaza abonye ko umukobwa amaze kubona cya gikapu agahita amukomera amashyi, ubona ko ari kumubwira ko umuti bwa nyuma na nyuma yubonye. Ubwo muri ako kanya ko gafunguye cya gikapu agahita abona harimo umuti, arangije agahita awufata rwose akawitera. Amaze kuwitera ahubwo agahita acika imbaraga kurushaho. Wa musaza ubona ko n'ubundi umupangu we rwose uri gukora, agahita amubwira ati ntugire ikibazo rero, ibikorwa biracyakomeje, imyiyerekano yacu iracyakomeje. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane, agahita abona atangiye kuba yatitira intoki, agahita abaza umusaza ati none se ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Ubwo umusaza agahita amusubiza ati ibyo ngibyo rero ikintu bishatse kuvuga ni uko aka kanya umaze kuba wakwitera uburozi. Ubwo burozi witeye noneho ubwo nirurangiza buraza gutuma mu kanya gato utabasha guhumeka. Muri make ari kumubwira ko rwose ahubwo ibintu yiteye ari uburozi atari umuti. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane, agahita akomeza akamubwira ati none se ibi ngibi niteye ko ari umuti, ko ariko wari wambwiye ibyo ngibyo uri kumbwira ni ibiki? Ubwo uwo musaza agahita akomeza akamubwira ati we rwose ntabwo ari umuti, ahubwo na kare nakubeshye rwose, bya bindi wanyweye cyangwa se ya cocktail wanyweye ntabwo yari uburozi, ahubwo nta kintu cyari kirimo. Agahita akomeza akamubwira ko aka kanya rwose bitewe n'uburyo uburozi yiteye bukomeye cyane, ko mu minota mikeya araba ari kurwana no kuba yahumeka. Muri make buri kumubuza guhumeka. Ubwo umukobwa muri ako kanya koko agahita yumva atangiye kubura umwuka, agahita akomeza kubwira umusaza ari no guhaguruka ati oya rwose ntabwo bishoboka, none se kubera icyo wankorera ibintu nk'ibi ngibi koko? Ubwo umusaza agakomeza kumwitegereza mu kubona rwose umukobwa ari kubura umwuka. Ubwo umukobwa agahita atangira kugenda, ubona ko n'imbaraga muri ako kanya ziri kumushirana, ko rwose guhumeka biri kwanga. Ubwo ataragera kure umusaza ubona ko rwose nta kibazo afite, agahita yahagukana ya nkoni ye, agahita agenda rwose aho umukobwa ari kugerageza kuba yava aho ngaho. Ubona ko n'imbaraga rwose zigenda zabuze, ari kugenda akambakamba nk'akana gato. Sinzi ikintu n'umusaza yashakaga kuri uno mukobwa, agahita akomeza kuza, arangije agahita ajya imbere ye, agahita amufata rwose ubona ko umwaka cyane ari kumubwira ati none se aka kanya ariko bameze gute? Ubwo umukobwa agahita amusubiza ati ndakunyize rero ibi bintu bihagarike. Ubona ko ari kuribwa cyane, agahita yikubita hasi, ubona ko n'imbaraga zihise zibura rwose mu kanya gato. Ubwo umusaza amaze kubona umukobwa yanegekaye ko nta mbaraga rwose agifite, agahita akomeza akamubwira ati agira ngo rero nanjye ndebe uko umwuzukuru wanjye Kate yari ameze ajya gupfa rwose. Agahita amubwira wa mukobwa rwose yabwiye undi mukobwa akamwibutsa. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita yumva ibintu umusaza ari kuvuga ntabwo abizi. Ubwo umusaza agahita ahaguruka amubwira ati uburyo rwose mu bihaha bye hagendaga habura umwuka ariko baba barabyumva. Ubwo rwose abivuga bari no kutwereka uwo mukobwa ari kuvuga. Ubwo umukobwa wacitse intege uno musaza amaze guhereza uburozi, agahita akomeza kumubaza ati none se ibyo ngibyo rwose uri kuvuga ibiki? Ubwo umusaza agahita akomeza kumubwira ati uyu nguyu rero umukobwa ndi kuvuga ni wa mukobwa wibye akantu ko guhumekeramo, yari yifitiye uburwayi bukomeye cyane. Ubwo umukobwa muri ako kanya ubona ko yabuze imbaraga, agahita afata akantu bahumekeramo, agahita agahumekeramo, agahita yumva rwose ako karagarutse. Ubwo umusaza ubona ko ashaka ko uno mukobwa akomeza kubabara, agahita agafata akakajugunya hirya, ariko bwira uno mukobwa ati aka kanya rero nawe nta muntu uragukiza, aka kanya uri wenyine nk'uko nawe rwose wamusize wenyine. Umwuzukuru wanjye arambabaje cyane kano kanya. Ubona ko uno mukobwa ahari yishe umwuzukuru w'uno musaza aribyo ari kumuhora. Ubwo umusaza agikomeje kuvuga rwose iby'umwuzukuru we ndetse n'izina Kate, uno mukobwa atibuka uko byagenze iminsi yashize aza hano rwose mu bwiherero, agahita abona hari undi mukobwa urimo kwa kundi yamenyereye kwiba, agahita aza. Ubwo mukobwa bita Kate ngo umwuzukuru w'uno musaza, agahita abona rwose uno mukobwa aje nta mbaraga afite, agahita amubaza ati none se hari ikintu nagufasha kano kanya? Ubwo uwo mukobwa agahita amubwira ati oya rwose nta kintu wamfasha, ahubwo narinje kuba nafata akayaga hano ndetse no kuba nashyira amazi mu maso. Arangije agahita amwiba rwose ikofi, agahita yisohokera hanze. Ubwo arangije gusohoka hanze agahita ashyiraho n'akantu rwose kerekana ko iriya tuwarete nta muntu wemerewe kuba wayijyamo, kandi asizemo akandi kana k'agakobwa rwose kakiri gato ngo kitwa Kate akuzukuruka wa musaza. Ubwo muri ako kanya ubona ko yatunguwe cyane, agahita areba baga ye, agahita abona wa mukobwa arayijyanye agiye kuba yamukurikira rwose ngo ayimwake, agahita abona yafunze. Arangije agahita akomeza gusakuza cyane avuga ati mwana nyagasani ese ndabigenza gute koko kajyanye baga yanjye? Ubwo umukobwa ageze hanze agahita abona
kubona ya baga yibye ya wa mukobwa hari harimo ka kantu rwose ahumekeramo, ubona ko rwose atabyitayeho agahita agafata kakajugunya rwose mu myanda. Muri ako kanya rwose abyibuka umusaza no kuba yabimubwira kimwe ku kindi, ubona ko n'umusaza byose yabibonaga bitewe n'imbaraga z'umwijima yari yifitiye. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane, umusaza agahita akomeza akamubwira ati abantu rero bameze nk'abajura nta kindi kintu tugomba kuba twabakorera. Muri make akamubwira ko agomba kuba yamwica. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita abona umusaza reseriye, agahita abona natagira ikintu akora ko ashobora kuba yamwica. Arangije agahita ahaguruka gake gake, ubona ko nta n'imbaraga afite ariko kuba yazishakisha no kwihangana. Agahita agenda amubwira ati hamagara rero 911. ubwo umusaza agahita amubwira ati ya rwose mukundwa ntabwo nayihamagara kubera ko nawe ntabwo wagerageje kuba wayihamagara. Ubwo umukobwa ntiyabyitaho, agahita akomeza akavuga ati ni ingenzi cyane rero rwose birakenewe cyane kandi ndagupfa kano kanya ndakunyuze ngwino ndebe. Ubona ko ahari kari gutabaza n'umusaza. Amaze kuvuga ibyo ngibyo agahita agenda hirya agatikisha mu cyumba cyari gihari. Ubwo umusaza agahita amubwira ati humura rero nta muntu n'umwe ushobora kuba wagutabara kano kanya kubera ko ni njyewe nawe dusigaye hano muri resitora. Ubona ko hari uno musaza ibintu byose bipanze. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane n'imbaraga ziri kugenda zishira, agahita akomeza akabwira umusaza ati oya rwose ntabwo ariko bimeze, aka kanya bari mu nzira rwose baza kuntabara. Ubwo umusaza muri ako kanya ntiyasobanukirwa ibintu umukobwa ari kuvuga, agahita amubaza ati none se ibintu uri kuvuga ni ibiki? Ubwo umukobwa agahita amubwira ati 911 nyine rigiye kuba ryaza kuntabara. Muri make ari kuvuga ko polisi muri ako kanya igiye kuba yahagera. Ubwo umusaza agahita atungurwa n'ibintu umukobwa ari kuvuga, agahita agira ngo ahari yasaze ariko arebye ku isaha ye agahita abona muri ako kanya ari guhamagara 911. Muri make ibintu ari kuvuga byose polisi iri kubyumva. Kumva umukobwa igihe rwose yamuryamagaho mu buryo butunguranye cyane, ariko we yamusaba ubufasha yahise akanda ya buto agerageza kuba yahamagara 911 mu buryo bwihuse cyane, ariko yikubitaga hasi arimo kubatabaza ati mubanguke rero ndi kubona nakwitaba Imana cyangwa se ngiye gupfa. Umusaza agatabona rwose umukobwa muri ako kanya muteza agatego, arangije agahita acika intege. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka umukobwa bagiye kuba bamujyana kwa muganga. Ngo muri ako kanya agatabona rwose na wa musaza nawe ari mu maboko ya polisi. Muri make bagiye kuba bamufunga. Ngo umukobwa muri ako kanya bagiye kumujyana agahita akora ku kuboko k'umupolisi, agahita amubwira ati aka kanya rero ndashaka kuba nakwicuza. Muri make bitewe n'ibyo umukobwa yaciyemo cyari igihe cyo kuba yasaba imbabazi, agahita abwira umupolisi. Ubona ko rwose yafashe umwanzuro. Kujya cyakomeje kugenda rero bagahita batubwira ati uriya mukobwa bamufunze imyaka 5 bamushinja kuba yarishe umuntu, naho wa musaza we yamaze igihe cye cyose mu ivuriro ryita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Muri make yari afite ikibazo cyo mu mutwe, niyo mpamvu yakoraga biriya byose, ariko afite n'izindi mbaraga umuntu atapfa kumenya. Agafilimi kacu rero ko nyumunsi niko kagenze. Nimba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba ugambije kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.